Ndagusuhuje cyane wowe ukurikira Abayo TV YouTube channel. Ndagira ngo ukurikire neza maze wumve kano gakuru k'uyu mubyeyi n'umwana we. Ndizera ko karagusigira inyigisho ikomeye, inyigisho izakubera akabando, inyigisho izatuma uha agaciro ikintu bita igihe. Umubyeyi yateruye amagambo abwira umwana we ati: "Mwana wanjye, urajye wibuka ko igihe ari umurage twahawe ku buryo bungana." Ati: "Ndavuga ko iminota 30 yawe iba ingana na 30 ya Bill Gates, ariko igitangaje mu minota 30 yawe usanga uba urimo kuvuga, uryamye, uruhuka utakoze. Buriya rero biriya bintu bintera agahinda. Nyamara mu minota 30 gusa ya Bill Gates aba yinjije amamiliyaridi y'amadolari. Rero kibondo cyanjye, dore agaciro k'igihe. Uramenye, nushaka kumenya ubusobanuro bw'igihe cyangwa agaciro k'igihe, uzakurikire bino bintu. Nushaka kumenya agaciro k'umwaka umwe, uzabaza umunyeshuri wasibiye muri kaminuza, azakubwira agaciro k'umwaka yatakaje. Nushaka kumenya agaciro k'ukwezi kumwe, uzabaza umubyeyi wabyaye umwana utagejeje amezi 9, nawe azagusobanurira iby'urwo ruhinja rwavukiye amezi 8. Nushaka kumenya agaciro k'icyumweru, uzabaza umuntu ufite ikinyamakuru gisohoka rimwe mu cyumweru kandi akaba ari cy'abatezeho amakiriro, azakubwira agaciro k'icyumweru kimwe. Nushaka kumenya agaciro k'umunsi, uzabaza umuntu utunzwe no guca inshuro ngo abone icyo ararira bityo iminsi ibashe kwicuma. Uyu muntu azakubwira neza agaciro k'umunsi umwe kuri we. Nushaka kumenya agaciro k'isaha imwe, uzabaza umuntu utegereje umukunzi we habura isaha imwe ngo bahure, nawe azakubwira agaciro k'isaha. Nushaka kumenya agaciro k'umunota umwe, uzahagarike guhumeka maze umunota urangire utarimo guhumeka. Uyu munota uzarangira wamaze kumenya agaciro k'umunota. Umuntu naguha igihe cye azaba aguhaye byinshi, kandi nawe nuha umuntu igihe cyawe uzamenye ko umuhaye impano igenda ntigaruke. Marana n'inshuti zawe zifatika igihe cyawe, nibwo utazicuza mu buzima bwawe. Kandi nawe kuba ufasha akanya ukampa igihe cyawe ugakurikirana buno butumwa nabyo ni ingenzi. Ni ukuri uri uw'ingenzi kuri twe, ndetse nanagusaba ngo wigore ukore subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ubona byinshi bitambuka kuri iyi channel. Iyi ni channel y'ivugabutumwa, twakira abakozi b'Imana batandukanye, abahanzi, abavugabutumwa ndetse n'abandi bantu batandukanye. Rero mugenzi wanjye, nakubwira ngo kora share usangiza abandi bantu wifuza ko nabo bamenya agaciro k'igihe ubu butumwa, bityo dukoreshe igihe cyacu dufite neza kandi duharanire gukorera Imana tugifite uburyo. Erega kora ibyiza ugifite uburyo, iherezo rya byose riri bugufi. Ni ukuri mureke dukore neza kandi ducunguze uburyo umwete, duharanire gukiranukira Imana ku gato no ku kanini. Iherezo rya byose riri bugufi, Uwiteka aze gutwara itorero rye. Murakoze rero, bifurije kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi, kandi ubwo tuzaba twivuga imyanya myiza tuyimye, turimo dusingiza dusabanira ijabiro kwa mahoro ahoraho, nawe icyo gitaramo nkwifurije kuzakibamo. Murakoze, Uwiteka abahire muri byose. Iyi nta yindi ni Abayo TV YouTube channel. Niba ufite igitekerezo wakwandika hasi muri comment, niba ufite ubuhamya, ijambo ry'Imana cyangwa se n'ibindi bintu byinshi wumva byafasha sosiyete nyarwanda cyangwa n'abantu bose bakurikira iyi channel bikabafasha mu rugendo rujya mu ijuru, nakubwira ngo uhawe ikaze. Murakoze, Uwiteka abahire muri byose. Nkabififura nusuye ibyishimo